wa mwana w'umusore yavuye ku kazi ageze mu rugo yatunguwe no gusanga Betty yicaye mu rugo iwe aho aba. Aratambuka aza amwegera gusa ubona ko atabyumva neza. Araza yegera aho yari yicaye imbere y'umuryango umusore abamo, aza amusatira aramubaza ati wiriwe, undi nawe aramusatira wiriwe, none se wamenye gute ahantu ntuye? Aramubwira ati ntabwo bigoye, gusa nari naje kumenya neza niba ariho utuye bya nyabyo, nyine ndakubajije wamenye gute aho ntuye? Umukobwa aramusubiza ati erega ahantu utuye haba higaragaza ku maso hawe. Umusore arihanagura azi ko koko bimwanditseho. Aramubwira ati ariko ntabwo wigeze umbaza aho ntuye, ese waba ungendaho? Waba ungenzura ibyo nkora byose? Umukobwa ati hoya, ntabwo nkugendaho, sinanakugenzura, gusa kubera ko wari wanyatse nimero ukambwira ko ndi mwiza, ubwo nahise numva yuko njye nawe tubaye inshuti, kandi nk'inshuti yanjye ngomba kumenya aho utuye kugira ngo menye neza uwo uriwe, kandi nawe urabyemerewe kuza iwanjye kuko turi inshuti. Umusore ati ese mu masaha 2 yonyine tumenyane niyo akwemerera kuza nkasanga wicaye n'iwanjye utigeze ubimbwira? Umusore ati ibingibi ndabona biri kuntesha umutwe, reka nsibe nimero yawe. Umukobwa araseka cyane aramubwira ati ese urasiba nimero yawe? Njyewe ndayifite muri telefone yanjye, n'ubundi nzakomeza nkuhamagare. Umusore biramuyobera aramubwira ati koko nibyo, ariko bikomeza kumucanga cyane. Ntabwo yabyiyumvishaga uburyo ki umukobwa yaba yamenye aho atuye kandi ntaho yigeze amubwira. Arangije aramubwira ati by the way, utuye ahantu heza, nabonye ahantu heza hutuye ari heza cyane. Arangije ati rero ubu ngubu ndumva nagenda, nizere ko umeze neza nta kibazo, reka mbe nkusezeye ngende, tuzahura ubutaha. Ibi bintu biteye amakenga. Mu munsi umwe nawe utuzuye amasaha 2 yonyine ahuye n'umukobwa, ibintu byamuteye urujijo, ntago ari kubyumva. Yamuhaye nimero, ako kanya ahita amusanga aho yari yagiye kwifatira amafunguro, amutegeka kumuhamagara. None no mu gutaha ahise amusanga mu rugo iwe yahageze kandi ntaho yigeze amubwira. Yahise amusezera, umukobwa agenda yishimye cyane amupepera, umusore nawe amupepera kuko nta mutima mubi wari urimo. Umusore nta kibazo yumvaga afite, gusa ibyo umukobwa yari arimo arakora muri uyu mwanya byamuteraga amakenga. Akomeza kumusezera, umukobwa nawe ubona ko yishimye cyane. Sinzi nimba yishimiye ubushuti bafitanye aka kanya cyangwa se yishimiye ko yabonye igitambo. Umukobwa ageze ahangaha yahise ahindura isura irijima, batwereka ko arakaye cyane, ariko ntago tuzi igitumye ahindura isura. Ako kanya batweretse hano ku muhanda hari usa nkaho ategereje umuntu, batwereka imodoka iraza imuparika iruhande. Imaje kumuparika iruhande havamo umusore. Uyu musore twese turamuzi, muri episode ya 2 hari umwe muri wa bakobwa yahuye nawe, aza gusuhuza umukobwa uhagaze hano, no musheri we. Ambwira ati sheri unyihanganire, narindi mu nzira ariko nagize ambutiyaje iteye ubwoba, hahandi imodoka zadufungaga imbere n'inyuma, niyo mpamvu natinze kukugeraho pe, umbabarire. Basi ndica amande, ndakugurira buri kimwe cyose ushaka, ariko umbabarire ntube wandakariye cyangwa se ntukomeze kundakarira ko nanjye ntago byanturutseho, kandi mwese murabizi nta mbutiyaje yahuye nayo, ahubwo hari umukobwa yahuye nawe ku muhanda nawe ashaka kumutereta. Aramubwira ati basi mpobera kugira ngo unyereke yuko umbabariye.
aramuhobera barishima, umukobwa araseka ndetse n'umusore nawe arishima. Ako kanya bahita batwereka amukingura urugi rw'imodoka, umukobwa arinjira, umusore nawe aza yihuta nawe yinjira mu modoka gutyo. Amaje kwinjiramo bongera kutwereka yakije imodoka agiye. Akanya bongera batwereka babandi nabo wa musore Siparo yakomeje gukurikira umukobwa hano, kandi nawe mwibuke ko ari muri ba bakobwa batatu baje gushaka ibitambo. Umusore yakomeje kumukurikira, niko ari kumuhamagara ati ese wanyumvishe, mukobwa muto wanyumvishe, gerageza unyumve kuko uri mwiza cyane. Umukobwa nawe akica amatwi agakomeza akigendera. Umusore nawe ati ndagukurikira mpaka nushaka ngere naho utuye iwanyu mu nzu, ntago ndi buve inyuma yawe utampaye nimero yawe, ahubwo none hakanirukanka kugira ngo atamubura. Umusore nawe nakihambiriye ku muhoro kakandi gasiga kawuciye, akomeza kumwirukaho, ariko none hageze hano yaramubuze. Areba hirya no hino abona nta handi hantu yabaciye, areba imihanda yose uwo baturutsemo n'uwo bari bari kugendamo, agiye kumva yumva umuntu aramukomanza inyuma arikanga. Arebye abona ni wa mukobwa. Umukobwa aramubaza ati ufite ikibazo ki, ko wakomeje kunkurikira cyane? Umusore ati tuza mukobwa mwiza, tuza, buriya njyewe umpaye nimero yawe naguhamagara buri munsi, natuma wishima, ndabizi neza wazanshimira nyuma. Njyewe mpa nimero yawe gusa maze urebe, nzajya nkuganiriza ndetse sinzi ukuntu nabikubwira. Umukobwa ati zana hano telefone nkuhereze nimero mbese. Nuko nguko yamuhaye nimero,